Uyu munsi tugarutse kuvuga kuri Excel function nkuko nayo basezeranyije ko tugomba kwiga Excel step by step. Ni ukuvuga ngo naberetse ibyangombwa by'ingenzi muri video y'ubushize, aho naberetse uburyo umuntu akoresha home tabs n'ibyo bita ribbons. Ribbons akaba ari subset ya home tabs. Muri home tabs tukaba tugiramo izindi groupe zitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubereka noneho ni gute umuntu yakora total, agakora average cyangwa se moyenne, agashaka maximum muri data afite cyangwa se mu mibare yashyize muri machine ye, agashaka minimum irimo, agashaka umubare wa object cyangwa se w'ibintu afite. Tuvuge niba uri umucuruzi, umubare wenda wa sales, ubwoko w'ibintu wacuruje, cyangwa se ugashaka niba uri umunyeshuri, uri umwarimu ugashaka umubare w'abanyeshuri, ukagaragaza n'umubare n'umubare wa subject. Ibi byose turayibona muri iyi video uyu munsi. Ariko nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kandi ukoresha ngo ugere kuri benshi. Nzi ko Excel ari ingenzi mu kazi dukora ka buri munsi. Ni byiza rero ko twagumya gusharinga ubumenyi kugira ngo wenda naho wibereye mu rugo, niba hari umunyitaro yifiteho, uhite ububonera aho ngaho kuri cost iri free, cyangwa se ku kiguzi nyine cyo gukoresha internet gusa. Ariko ikindi noneho ukaganya igihe cyangwa se ugakoresha igihe cyawe, wenda ushobora kuba uri muri pause ukamigira ubumenyi butandukanye kuri Excel. Hano mfite table nakoze ni iki, ariko hano nayikozemo ari courses z'abanyeshuri. Mfitemo courses zitandukanye, mfitemo English, Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics. Noneho tukagira amazina y'abanyeshuri kuva kuri A, B, C, D tukagera kuri K. ID number tuvuye kuri 1 tukagera ku banyeshuri 11. Ubu icyo dukora ni iki? Ni ukuvuga ngo task yacu cyangwa se icyo dusabwa ni ugukora total y'umunyeshuri. Tuvuge wenda A yagize amanota ngahe, turebe amanota yagize hano, noneho turebe moyenne cyangwa se average cyangwa se ikigereranyo cy'amanota yiwe yatsindiyeho. Hano uburyo umuntu akoresha function cyangwa se formula, ushyiramo equal, wamara gushyiramo equal, wenda ushatse ahangaha kuri total ushobora guhita uselectingaho mu buryo buri automatic. Ariko reka dukoreshe F function. Urayibona F function, noneho ubona ko baduhaye sum. Ubundi sum ni summation cyangwa se igiteranyo. Niturangiza dukirike hano, turebe noneho dufite subject zingahe. Dufite subject 1, 2, 3, 4, 5. No tugiye gushaka igiteranyo cy'amanota ya subject y'umunyeshuri, subject zose ku munyeshuri A. Reka turebe noneho, turebe English. Niturangiza tuze hano kuri Economics, dukirikeho. Tuze hano kuri Mathematics, dukirikeho. Tuze kuri Statistics, dukirikeho. Tujye kuri Econometrics, naho dukirikeho. Nitubirangiza subject zose tuzirangije, icyo dusabwa ni ugukora iki? Ni ugukanda kuri OK. Ni ukuvuga ngo aya manota yose yateranyije arangana na 293. Wana ko aya manota buri subject iri out of 100, ni ukuvuga ngo iri ku ijana. Niba ari yagize 80 ku ijana, 36 ku ijana, gutyo gutyo. Neka turebe moyenne, average.
equal average. Average. Noneho tujye kuri L function, noneho turebe dusubire kuri ya subject n'ubundi. Kurikizeho iyi economics, tujye kuri mathematics, tujye kuri statistics, then econometrics. Izi ni subject nkunda cyane, niyo mpamvu arizo nahisemo. Turangiza dukande OK. Ni ukuvuga ngo ku kigereranyo cy'amanota yose dukoze mu AN cyangwa se ikigereranyo cyangwa se average, turabona ko ari amanota mu AN ari 58 n'ibice bitandatu. Noneho turaza hano scrolling down cyangwa se dukirike hano, niturangiza scrolling down, ukirika hano ugafata right click, then ukamanura gutya. Byose bigahita byikora. Ukongera ukaza hano ugakirikaho, ukaza kuri aka kantu, aka ngaka kaba kajeho kimakinze k'icyatsi gatandukanye n'utundi tuntu, ukagashyiraho kiriseri yawe, ugafataho ukamanura. Okay, ubu ngubu average turayirangije, total max turayirangije. Reka dukurikizeho noneho turebe report. Turebe total grant. Ahangaha kuri total grant ushobora guhita ukora mu buryo bwihuse, ugakanda right click na equal. Urabona ko bita biselecting right click na equal, cyangwa se right click urayibona kuri computer. Urabona ahantu handitse control FN, noneho ubure n'akamarike ka window akurikiyeho niwe bita right click, iba yegeranye na espace. None urangiza ukande kuri enter ni nko ukanda kuri OK. Noneho naho urayifata scrolling right. Okay, noneho mu banyeshuri bose ubundi aya manota bagize ni nangahe. Urabona ko 750 yagomba kuba arangahe, kandi buri somo ryose riri out of 100. Nizera ko niba uri umwarimu wenda yagugitangiye turamenya gukoresha ibintu bya Excel, iyi video ishobora kugufasha. Cyangwa se niba hari ibindi umva ushaka karikira kumenya ibintu bitandukanye kuri Excel uko bijyanye n'amanota, cyangwa se niba uri n'umucuruzi, ibi ngibi ushaka kubikoresha muri series cyangwa se ku bintu wacuruje. Ukavuga twenda uyu munsi nacuruje ibintu ibi. Ahangaha ugashyiraho amazina y'ibintu wacuruje. Ahangaha noneho ukajya uvuga twenda nacuruje iki. Ahangaha ukajya ushyiramo igiciro cya bya bintu wacuruje. Iki ngiki nagicuruje ku mafaranga aya naye, iki nagicuruje ku mafaranga aya naye, gutyo. Noneho nimugoroba ugiye gufunga ugahita ukora report, ukaza kureba wacuruje ibintu bingana gute, n'icyo wagurishije menshi n'icyo wagurishije makeya. Noneho tugiye kureba number of students cyangwa se umubare w'abanyeshuri bakoze exam. Turakoresha iyo bita count function A. Iko ubanza gushyiraho iko ntukajya ubyibagirwa, then ukandikamo count function A, dore ngiyi hano ugatukirikaho. Warangiza amara ukirikaho, noneho then ugaselectinga ba banyeshuri bawe bose, warangiza ugakanda OK. Wana ko na abanyeshuri 11. Reka turebe noneho bakoze subject zingahe, amasomo ndi yakozwe nangahe. Nabwo turakoresha count for A function. Tugire
equal count a function. Turaza hano kuri za subject zacu turebe, turangiza dukande enter. Ubona ko ni subject eshanu, niba muri sinzi na muri kubibona neza, ariko ni subject eshanu. Noneho dukomeze turebe, dushake max cyangwa se muri buri somo turebe ni irihe somo umunyeshuri afitemo amanota menshi. Kuri buri somo amanota menshi arimo nangahe, cyangwa se wenda wacuruje ikintu nacuruje menshi ni iki nakigurishije angahe. Tujye tubihuza byose kubera ko Excel ikoreshwa mu ngeri zose. Reka turebe hano, tugire equal, noneho max function ariyo iyi, dukirike hano. Niturangiza turebe amanota yacu yose, duselecting, utuma ko ya selectinga yose. Ahangaha total grant ntago irimo, total grant ntago irimo. Kubera iki? Kubera ko iyi ni total, ntago iri muri aya manota. Dukirikeho, turahita tubona ko amanota menshi iyo muri English cyangwa se mu Cyongereza, turahita tubona ko ari 90. Niyo umuntu wagize amanota menshi mu Cyongereza yageze 90. None turangiza dukore kwa kundi scoring right, cyangwa se dufatiye ahandi right click, noneho tubuje ka kantu kacu ngo tubone byose. Reka turebe noneho minimum, naho turagira equal, niturangiza dukoreshe minimum function. Direngi hano turebe muri abantu bacu bose ninde wagize mo amanota make, yagize angahe. Ufite amanota make mu Cyongereza yagize 40. Ubwo ninde? Turebe no tumushaka. Turasanga ari A cyangwa se E. Niturangiza twongeye tugire gute, scrolling right cyangwa se tubuje tukajyana iburyo. Nakubwiye ko iyo ugiye kubuja ubanza ugakirika hano, hakazaho karakantu aberetse k'icyatsi, noneho ugafata right click ukamuvingisha mouse yawe ujyana mu ruhande rw'iburyo, cyangwa se umanura bitewe naho ushaka gushakira ibindi bintu. Reka noneho turebe, ese abanyeshuri bafite amanota ari hejuru ya 50 ni bande? Turagira equal, no anga turakoresha if condition, ariyo turakoresha count if condition. Noneho niturangiza tuze kuri abanyeshuri bagize amanota ari hejuru ya 50% ni bangahe. Turebe noneho turebe, tugire equal, noneho count, turangiza if condition, tuzana kuri formula. Niturangiza tugiye turebe hano kuri max, turebe noneho turebe, noneho dushyiraho criteria yacu. Criteria nuko ari above 50%. Kanoneho tugire okay. Abanyeshuri 8 nibo bagize amanota ari hejuru ya 50%. None dushobora guscrollinga right, nanone ugashyira criteria yawe hano, ugascrollinga right cyangwa se ugatambika hirya ukareba. No kuvuga nkahangaha hano bose bafite hejuru ya 50%, hano hejuru ya 50%, hano abanyeshuri 8 nibo bafite hejuru ya 50%. Noneho angaha ni 7. Urabizi ko toto y'abanyeshuri dufite ni bangahe? Na abanyeshuri. Ndumva uyu munsi ibi ngibi bihagije n'ubyiga akantu kandi
ushobora kutubwira ati dukeneye cyangwa se izindi function izi n'izi iyo ukeneye kwiga, ariko ubutaha nzakomerezaho mbereke izo bita za SUMIF nazo zigendera kuri criteria cyangwa se county gusa n'izindi function zitandukanye za Excel. Twavuze ko tugenda twiga ibintu bikeya step by step kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa Excel. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tubashe gufashanya mu gusangira ubumenyi.